Mwongeye kwirirwa abakunzi b'umurongo nyarwanda, tuje kubagezaho inkuru y'akababaro iturutse Uganda ivuga ko hari impanuka yabaye ya bisi ya Jaguar yavaga i Kampala ije i Kigali ihitana abantu 8. Iyo mpanuka rero yabaye igeze mu burengerazuba bwa Uganda ahitwa Kalungu, ikaba nahitwa Kabare, igongana na Fuso nayo ifite ibirango bya Uganda. Abo bantu 8 bose bahasiga ubuzima. Ni inkuru twavuga yuko igishyushye kubera yuko iribwiye ikimenyekana mu binyamakuru byo mu Rwanda. Ikaba yabaye mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki ya mbere Nzeri 2024. Ubwo ku isaha y'i Kigali hari saa 8 z'ijoro. Polisi ya Uganda itangaza ko harimo abandi bantu 40 bakomeretse, bajyanwa kuvurira mu bitaro bya Masaka. Ni inkuru ibabaje, ubwo abanyarwanda bashobora kuyikurikirana wenda babaza bariyo niba nta bene wabo baba bayiguyemo babikurikirana. Ikindi, polisi ya Uganda ikomeza ivuga ko iyo mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi, nubwo binakeka ko byatewe n'ibihu byinshi byari biri mu muhanda muri icyo gitondo cya kare. Bivuga kandi ko umubare munini w'abantu bari bayirimo ari abanyarwanda, ariko hatarabasha kumenyekana imyirondoro yabo. Bisanzwe bizwi yuko muri Uganda imodoka zigenda zihuta cyane, hari n'abavuga yuko abashoferi bakuramo twuma twitwa speed governor kugira ngo babashe kwiruka. Uko kwiruka rero kwa ko haba hari n'imirambi cyane cyane muri ibyo bice bya Kabare, hari igihe iyo hagize ikintu gito gikanga umushoferi cyangwa se imodoka ikagira ikibazo gito, birumvikana yuko biteza impanuka ikomeye. Ni inkuru ibabaje, ariko abanyarwanda bumva hari ababo wenda bari buze mu Rwanda uyu munsi cyangwa se mu minsi mikiri imbere, babaza bakumva niba nta babo baba baguyemo cyangwa bakomerekeyemo, kugira ngo babone uburyo babaririza niba hari n'abitabye Imana habeho kubacyura mu Rwanda, babe babashyingura mu cyubahiro. Murakoze.